komeza ugubwe neza urose kuri iki biganiro n'amakuru cyane tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Tuje kukugezaho rero ibyo Tito Rutaremaraa yanditse ku rubuga rwe rwa X cyangwa se rwahoze rwitwa Twitter. N'amagambo akomeye ndetse n'amagambo y'ingenzi yanditse avuga struggle y'inyenzi. Yanditse ati struggle y'inyenzi. Uyu munsi turaganira kuri struggle y'inyenzi. Jeunesse ya Inari Union Nationale Rwandaise. Inari rero yari ifite urubyiruko rwari organize guhera hasi ku musozi no kuvuga muri village kuzamuka kuri Sushiferi, kuzamuka kugera kuri Shiferi bikagera no kuri prefecture, niyo yari nka province y'ubu. Aha abakoloni rero n'aba Parmehutu birukaniye abayobozi ba Inari, birukanyemo n'abakuru b'urubyiruko abenshi bahungiye muri Uganda. Abayobozi bakuru b'urubyiruko rwa Inari niho batangiriye struggle. Icyicaro cyabo cyari Kizinga hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ibikorwa byabo byari icyambere kurwanya ubutegetsi bw'abakoloni mu bukungu bwabo, bagahagarika ibikamyo byazanaga amapeteroli. Umwe mu bayobozi ba Inari witwaga Nyabujangwe yafashwe bari bagiye kurasa ibikamyo byazanaga peteroli mu Rwanda, yiciwe muri groupe ya Ruhengeri muri 1963. Icya kabiri kurwanya ba burugumesitiri n'abakonsi bicaga abatutsi, akenshi babice bagacikisha abatutsi babaga bagiye kwicwa. Icya gatatu gutera leta y'u Rwanda ndetse byashoboka bakayikuraho. Aho izina Inyenzi ryaturutse. Urubyiruko rwa Inari iyo rwajyaga gutera rwahuriraga mu ntoki za Gakamba hafi ya Kizinga, umunsi umwe bicaye bari butere mu bice bya Byumba. Umwe muri abo witwaga Mutayi w'Umusinga yumvise Abanari bagenda mu isaso ry'urutoki bimeze nk'inyenzi zigenda mu isakamburo y'inzu, aravuga ati Abanari babaye nk'inyenzi. Bakora inama yabo, bafata gahunda yabo yo gutera, bemereranya ko ijambo ry'ibanga baza gukoresha ku rugamba nijoro, bafata izina Mutayi yavuze ry'inyenzi. Muri ibyo bice bya Byumba bateza Gitoki ibanyuze Ngarama, mu ijoro bagenda bavuga inyenzi nka kode bari bemeranyijwe. Abaturage babyumvise bavuga hose ko batewe n'abantu bahamagaranaga inyenzi. Abaturage babyutse bavuga hose ko batewe n'abantu bahamagaranaga inyenzi. Ndetse Parmehutu muri ibyo bice bya Byumba bashyiraho urubyiruko rwitwaga Imbuma, umuto urwanya inyenzi, rwo kurwanya inyenzi. Naho izina Inyenzi rero ryaturutse. Amashami y'inyenzi. Hari ishami rya Uganda. Iri shami ari naryo shami rya mbere ryatangiye, ryakomeje kurwana rigeza mu 1965. Ryarwaniraga muri Mutara, mu bice bya Byumba, mu bice by'Ubuganza. Hari nubwo aba bahungu bateye bava mu Mutara barataraverisa u Rwanda bagera mu Burundi. Mu nyenzi zo mu Bugande rero harimo abantu Ngurumbe yagiye kwica n'ubundi, yagiye kwica hari Kayitare umuhungu wa Rukeba yagiye i Burundi aza gupfirayo. Hari undi witwaga Numa yiciwe Tanzania. Ishami rya Burundi. Mu gihe cya Perezida Micombero ishami ry'u Burundi ryaje gukomera, bituma n'inyenzi zimwe za Uganda zari Uganda zijyayo zirimo Ngurumbe, Kayitare n'abandi bose babaga bavuye kwiga mu Bushinwa na Chashiviya. Izi nyenzi nizo zateye zifata Nyamata, ariko ziratsindwa zisubira i Burundi nk'uko inyenzi za Uganda zateye zigafata Nyagatare, ziratsindwa zisubira Uganda. Ingaruka z'ibi bitero bya Nyamata na Nyagatare, Kayibanda yakoze mobilisation ya Parmehutu, bica abatutsi benshi cyanika muri Gikongoro. Byaranditswe mu binyamakuru nka Le Monde na Radio Vatican, irabivuga ko habaye genocide mu Rwanda, abandi b'abatutsi biciwe Ibyumba. Ishami ry'inyenzi ryari muri Kivu y'Epfo.
aba barimo benshi bari barwanye muri Kongo hamwe na ba Murere. Iyo gurupe ndetse yarwanaga hamwe n'ingabo za Kabila. Che Guevara yaje kubasangaho ndetse aza kwandika ko Abanyarwanda bari bazi icyo bakora kurusha abo kwa Kabila, ariko abo nabo barateye bagarukira mu ishyamba rya Nyungwe basubira ntacyo bakoze, ariko bafashisha Abanyamurenge kwirwanaho. Ishami rya Kivu ya ruguru, iri shami ryiyitaga Intare, ryayoborwaga na Mukurarinda, ryarwaniraga mu birunga, nabo nta kintu kinini bakoze. Aba basore strago zabo rero zo gutera u Rwanda zarangiye mu 1967. Kuki batsinzwe? Nta murongo wa politiki bari bafite, ideology, nta buyobozi, coordination bari bafite, corruption, amafaranga babonaga yaribwaga na bamwe. Inari yari yarasenyutse, abayobozi baratatanye. Umwami Kigeli nawe ntiyari yishoboreye. Umusozo, Inyenzi zari zigizwe n'urubyiruko rufite ubushake ariko rubuze ubuyobozi. Ibyo rero ni ibyanditswe ku rubuga rwa X rwa Tito Rutaremaraa. Yagarutse nyine kuri strago y'Inyenzi nk'uko yagiye cyangwa se byagiye bigarukwaho, avuga ko baye cyangwa se Inari yari ifite urubyiruko rwari ruganize guhera ku musozi kugeza kuri ishiferi, sushiferi, kuzamuka ukagera kuri shiferi, kugera kuri perefegiture, byari nka province y'ubo. Ndetse ngaba abakoroni barabirukanye, abakoroni bafatanyije na ba Parmehutu birukanye abayobozi ba Inari, birukanyemo n'abakuru b'urubyiruko. Abenshi rero bahise bahungira mu gihugu cya Uganda. Abayobozi bakuru b'urubyiruko rwa Inari niho batangiye strago. Icyicaro cyabo cyari Kizinga hafi y'umupaka w'u Rwanda nk'uko byagiye bigarukaho n'uyu Tito Rutaremaraa. Ibikorwa byabo rero byari kurwanya ubutegetsi bw'abakoroni mu bukungu bwabo, bagahagarika ibikamyo byazanaga amapeteroli. Umwe rero mu bayobozi ba Inari witwaga Nyabujangwe yafashwe bari bagiye kurasa ibikamyo byazanaga peteroli mu Rwanda. Yiciwe rero muri groupe ya Ruhengeri mu 1963. Kurwanya rero ba burugumesitiri nabo konse bicaga abatutsi, akenshi bakabacikisha, bakacikisha abo bari bagiye kwicwa, gutera leta y'u Rwanda ndetse byashoboka bakayikuraho. Ibyo nibyo byari ibikorwa byabo rero by'ingenzi. Rero twabonye naho izina Inyenzi ryaturutse nk'uko Tito Rutaremaraa yabigarutseho. Urubyiruko rwa Inari iyo rwajyaga gutera rwahuriraga mu ntoki za Gakamba hafi ya Kizinga. Umunsi umwe rero bicaye bari butere mu bice bya Byumba, umwe muri bo witwaga Mutayi w'Umusinga yumvise abajenari bagenda mu isaso ry'urutoki bimeze nk'inyenzi zigenda mu isakamburira y'inzu. Aravuga ati abajenari babaye nk'inyenzi. Aho rero akaba ariho bakomoye izina ry'Inyenzi, bakora inama yabo, bafata gahunda yabo yo gutera, bemeranya ko ijambo ry'ibanga baza gukoresha ku rugamba nijoro. Bafata izina Mutayi yavuze ry'Inyenzi. Muri ibyo bice rero bya Byumba bateye za Gitoki banyuze Ngarama, mu ijoro bagenda bavuga Inyenzi nka kode bari bemeranyijwe. Abaturage babyumvise rero bavuga hose ko batewe n'abantu bahamagaranaga Inyenzi. Ndetse Parmehutu muri ibyo bice bya Byumba bashyizeho urubyiruko rwitwaga Imbumba, umuti urwanya Inyenzi, rwo kurwanya Inyenzi. Naho rero izina Inyenzi ryaturutse. Tuzajya dukomeza tubagezeho n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye.